Muraho neza, ndabashimiye cyane. Ni Chris Welder kuri TikTok, Welding Official kuri YouTube. Murakoze kugumya mudukurikirana kuri izi mbuga zose. Intego yacu ni ukwigisha sivile. Nk'uko nabibabwiye, turi muri gahunda yo kwiga gukora idirishya cyangwa amadirishya muri rusange, gukora inzugi, uko bakora igisenge, gukora sharupante, gukora amagaridefo hamwe n'ibindi byose. Ibyo byose mwadukurikira kuri channel ya YouTube Welding Official, mukadukurikira kuri TikTok kuri Chris Welder. Murakoze cyane. Hanyuma nkomeza no kubakangurira ko iki gikorwa gikomeje, ibintu bizahoraho. Abanyeshuri bashaka kwiga, maze kubakangurira gufata izo nimero ziri kuri screen bakaduhamagara tukabigisha. Nababwiye ko si amagambo, tukigisha igihe gito cyane, bitarenze amezi 2 cyangwa 3. Kandi ikindi, iyo urangije kwiga tuguha n'akazi cyangwa tukagushakira. Ibyo ntabwo ari amagambo, nta nubwo ari urwenya. Muzagenda mwumva ubuhamya bwa bamwe na bamwe b'abanyeshuri twigishije kandi bafite n'akazi. Ubwo rero ntumucike intege cyangwa mubice amazi, mukomeze mudukurikire rwose. Tubasabye kwitabira kandi dutanga ubumenyi bufatika bufite n'intego. Nk'uko nkomeza kubibakangurira, mujye kuri YouTube channel basacinge Welding Official, mujye kuri TikTok basacinge Chris Welder. Murakoze. Ntimwibagire gukora subscribe, share na comment kugira n'abandi bakeneye ubu bumenyi butabacika. Ntimwibagire gukora follow, mudufollowing kuri TikTok kugira ngo hatagira na kimwe kibacika. Ikindi, uwashaka duha inkunga mu bikorwa cyangwa se ibitekerezo, mwaduhamagara kuri 0788 52 15 04. Kuri WhatsApp ni 0788 89 42 84. Murakoze gukomeza kudukurikira. Tubashimiye umurava mu bikorana, kandi dushimiye abakomeza kutuba hafi no kudutera inkunga no kuduhamagara. Kandi mujye mwandika mu makomenti ibyifuzo byanyu, ibyo biba bikenewe. Murakoze.